Je wasa umeze mute ibintu ni fresh none uyu munsi twaje twabagereye mu bacuruzi ariko bafite n'izindi mpano ewana ibintu ni fresh kabisa uyu munsi ni ku munsi w'igicamunsi none twagiye mu mujyi hari umusore twahasanze ni umunyemano nyinshi cyane ariko mbere na mbere umunyamakuru ni Kirizo television MTV show ewana mukomeze mukore subscribe kugira mukomeze mune ama videos menshi cyane murabizi ko twagiye manyemano abacuranzi abahanzi abakinnyi ndetse n'abatozi twe twabarageze mu minsi yashize ariko ubungubu turi mu bandi bana bafite izindi mpano nyinshi zitandukanye ariko mbere na mbere ko dutangira reka tangira twibwira nibyo byiza what's up bro what's up bro nitwa Ibra cyangwa se Gigi that's my name ni Ibra cyangwa se Gigi uko nguko kabisa ese ababyeyi nibo bakwise Ibra cyangwa nibo bakwise Gigi yose n'ababyeyi iki kigaragara hari n'iminsi mikoresho nimwe mwakoresheje ya Idi Mubaraka birumvikana neza ariko njyango wijije neza byagenze neza cyane ibintu byari sawa kabisa muzu byina ariko ubu ngubu nkusanze mu kazi none ugasanzwe uri kwicururiza byose ndabikora nari twarize ibyo kubyina ukigira mu gucuruza nyine ubundi umuntu areba agomba gufata opportunity runaka ibintu byo kubyina byazana akantu ukareba n'ikindi kintu byazamo kizanye ese ngira ngo warabanje urabyina ubona kukuza muri ibi ngibi ese ibi ngibi bishobora kuba byaravuye mu kubyina cyangwa se hari izindi opportunity bagiye ubona ku ruhande zibasha kuvamo ibintu uteranyije n'ibyo kubyina man this come from all dances kabisa biva mu kubyina kabisa ubu ngubu bivuga ko uracuruza uranabyina ese ni gute wabashe guhuza ibintu byo kubyina no gucuruza ni gute ubuhuza muri make urabanza ugakora mbese ikikwinjirije amafaranga nicyo wita ureba cyane ngira ngo ubu ngubu muri make buryo ibintu bibaye bibiri hari kimwe kiryamira ikindi nta kindi cyaryamiye ikindi kabisa byose ndakora iyo habonetse umwanya ndakora kabisa ibintu bikagenda fresh wamwita Gigi ewan tumusanze muri shop n'umucuruzi ese reka wenda tubashe kwigana ku byo tugusanganye ibyo kubyana byo turabigarukamo nyuma ese ni gute wagize igitekerezo cyo kuba wakibera umucuruzi urumva ubundi byahereye mu kubyina urumva iyo ubyina biba bisaba kwambara neza urumva look nziza nyine appearance so bikajyana n'imyambaro so iyo ubyina ukabona izo opportunity uravuga ati reka ndebe cya kindi kiva kuri cya kindi nkunda nyine ibintu byo gucuruza nyine byavuye mu kubyina kubera ko urabizi no mu kubyina biba bisaba kwambara neza aho ngaho niyo igitekerezo cyavuye ngira ngo ucuruza imyenda n'inkweto ncuruza byose urumva ko igitekerezo cyo kuba yacuruza ibintu by'icyangwe cyangwa se by'imyenda nk'uko tubizi muri iyi minsi asigaye byita icyangwe byavuye mu kubyina burya umubyinnyi kugira ngo ase neza nuko yambara neza aho agiye hose bakabona ko nyine mu kubyina ari icyavuyemo ngira ngo nimba ngibi byaravuye mu kubyina hari imbogamizi wagiye uhura nazo mu nzira hari imbogamizi wagiye uhura nazo zikaguca intege mbega zikanagucarenje ese ni nk'izi mbogamizi imbogamizi ziba zihari nta kintu wakora hatarimo imbogamizi urumva iyo ubyina wa mwanya ugenda ubura ukaza ukavanga n'ibi by'akazi cyo gucuruza umwanya ukagenda ubura sometime urumva niyo mbogamizi y'umwanya nyine izo nizo nzitizi umuntu agenda ahura nazo iyo ushaka gutera imbere muri ibyo yangira ngo wenda abantu tabicisha amatsiko wahoze ubyina muri groupe ya Guardians ese ubu ngubu nka Guardians ni icyo bashimiraho bashaka kuba barabashe kugezaho kuko ndakeka wari umwe mu nkingi za mwamba uko nkuzi ese ni icyo wababwira nyine kuko turabizi ko hari benshi barimo batarigeze ahangaha ese ni nk'icyo wababwira kugira ngo bahe message nabo no kuvuga ngo Guardians byari ugufashanya rero niyo haje hakazamukaho n'ibi ngibi no kuvuga ngo twagiye tujya mu bintu byinshi tugakuramo amafaranga tugatsinda amakompetisiyo ayo mafaranga rero niyo ugenda ukoteza urumva ukabika icyo bita saving nyine hanyuma kikaza kubyara ikintu gikomeye nyine ikintu navuga muri Guardians turafashanya kubyina nyine ubu ngubu support ikenewe yose turayibwirana tukareba ikintu dufashe sinavuga Guardians yaramfashije muri ibi byose kubera ubufatanye kwawo inkunga zabo bese idea umva nk'ibyo bintu
bagenda bamfashamo no kugira ngo nzamuke nyine ntago ari ibi gusa hari n'ibindi umuntu abateganya. That's good. Ngira ngo muri make nyine wenda wabashije kubanza uriga ko ibi bitekerezo mbere yuko amafaranga yabyaza umusaruro ntiwasesaguye, warize urarangiza kandi ngira ngo wiga waranabyinaga. Twigiye mu kubyina, ese ni gute wabaje guhuza ishuri ryawe uruza no kubyina? No kuvuga ngo ubundi ikintu ukunda kiba kikurimo. Urumva kwiga ni ibintu tuba tugomba gukora, ni ibintu biba mbese nko mu muco ugomba kwiga, ariko nyuma yo kwiga nyine hari ikindi kiba kikubamo, talent, urumva passion nyine to dances. Iyo ukunda ikintu rero ukibonera n'umwanya. Mbona arigaga ariko nkabona n'umwanya, igihe kimwe nkabona umwanya nkabyina gutyo tu. Ngira ngo ababyeyi hari ukuntu bamenya nk'ikintu rimwe bakabyakira nabi se bakabyakira neza. Reka tujye mu kubyina, umunsi wa mbere umubyeyi wawe amenya kubyina yabyakiye gute? Ko tuska ababyeyi bamwe na bamwe bavuga ati bana babyina bagenda amajoro ni ibirara, ibintu nk'ibyo nyine batarasobanukirwa cyangwa se bataramenya ukuntu biba bimeze. Ese we yabashije kubyakira gute umubyeyi wawe? No kuvuga ngo ababyeyi bo mu Rwanda ni ikibazo cyane. Iyo bumvishe ugiye mu bintu nk'ibyo ngibyo barambwiraga tubaye ikirara birarangiye nta kintu uzigezaho gutyo nyine, ariko ndakeka ubu ngubu ni w'abantu baba bari kumbwira ati ugeze ku kintu kizima, courage, kandi rwose ubundi batangira nyine bitangira banga bakakubwira ati ibi bintu ntabwo ari byo, ibyo ugiyemo bizakugira ikirara, ntabwo bizakugeza kure. Ariko nyuma kwa kubera ugenda ubabwira ati ibi ngibi ndabikunda kandi bizabyara ikintu, kandi no kumva ko bakomeza kukubwira ngo bizakwangiza ntabwo uzatera imbere, nawe ugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubereke ko icyo batekerezaga ko atari cyo, ahubwo uri gushaka gutera imbere. Nyuma rero bakakubwira ati mbo courage ukomeze kwiteza imbere. Ngo murabyumva ni ibintu byose burya nta kintu kitajyaho kigukora naho kigushira, kuko buri kintu cyose ushizemo imbaraga umutima kandi ukakagikora ugishaka araho cyakora naho cyakugeza. Mbega buri kintu cyose tugikore tugikunze, tugishaka, tugishyizeho umutima. Nkuko yibabwiye yatangiye abyina, dore kubyina ibyo byavuyemo. Hari benshi twibwira ko mu kubyina nta hantu byageze umuntu, hari benshi twibwira ko nyine kubyina ari kwishakira hiti, kubaka izina, kandi nyamara nibabone ko ari icyo byakubaka. Nka uri umusore wiyubatse arahugeze, ubu ngubu nawe ari imyanzuro ushobora kwifatira ku buzima bwawe kuko wabwubatse. Ese hari urubyiruko rumwe na rumwe rukibwira ko nyine kukubyina ari ukuryoshya, ari ibintu nk'ibyo, ni nk'iyihe message wabagena cyangwa se ababyeyi bagitekereza gutyo? Mbo ikintu cya mbere kubyina ugomba kubikora ubikunze, bikurimo, atari byandi yo kuvuga ngo mbigiyemo kubera ko hari ikindi kintu urumva ukurikiye gusa kwamara gusa. No, ugomba kubijyamo kuko bikunze kandi ugomba kubikora neza kandi bikakubyarira inyungu. Dance as a professional nicyo cya mbere cyabaga kiri muri ngewe, kumva ko wabyina bikakugeza ku kintu runaka, sibyo? Ariko nk'ubu ngubu nyine mu Rwanda akenshi na kenshi amahirwe nyine abasore bagomba kuba bafite izo opportunity, ugomba kuzibyaza nyine umusaruro. Urumva niba uzi ko kubyina bikubamo kandi ubikunze, ugerageza kubidevelopa ku buryo bizakubyarira inyungu, kandi iyo ustickinze ku kintu cyane kikubyarira inyungu, ukavuga ati ukagiha time ukagikora ugikunze, ukagishakira uburyo bwose kigomba kuguteza imbere, utera imbere kabisa. Nibyo ngibyo. Ese nk'ubu ngubu Guardians murafashanya, haraho mwavanye, haraho mwagiranye. Nk'ubu ngubu Guardians kuri ubu ngubu uri umusore umwe muri bo, kuko abandi ntabwo tubasura nabo ngo tumenye ngo ubageza gusa tubona gutyo babyina. Ese nk'ubu ngubu ni iki ubafasha kuri uru rwego ugezeho? Ubwo ikintu nakubwira ngo mbafashaho, twese n'ubundi turafasha, ari izo idea turazitanga, urumva, kandi niyo support aho ikenewe turayitanga. No kuvuga ngo ashobora kuza akambwira ati dore umushinga mfite n'uyu nguyu, si ukuvuga ngo ngewe umushinga wanjye n'uyu nguyu, ariko nabo bagiye bafite imishinga yabo, urumva. No kuvuga ngo yaje akambwira ngo umushinga wanjye n'uyu nguyu, turareba uwo mushinga tukawigaho, urumva, n'izo ideas ziba zigomba gutangwa. Mbona iyo support nyine umuntu agashyiramo, tukareba ko nabo byabazamura gutyo no gufashanya mbese muri make.
Ya wenda tukiri muri business ese urateganya kuba washora nk'imari ukagera he, urateganya kuba ari urubyiruko rungana gute ushaka kuba wazaha akazi wenda ese cyangwa se n'abantu bakuru ko burya twese ntabwo utekereza kimwe ari uko njye ntekereza ko ndamutse nshinze nka shop nk'iyi nshobora gushiramo wenda urubyiruko nshobora kuba nabona nkavuga ati ndaru akazi urubyiruko cyangwa se natekereza urubyiruko ni babandi b'iki gihe kanera akazi abacicu cyangwa abasaza ese urubyiruko rutekereza iki ubona aho ugezeho? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni bitowe ntabwo ari ukuvuga ngo ngeze hahandi ho kuvuga ngo nanze akazi kenshi cyane urumva gusa n'ubu ngubu nibwo ngitangira ndakeka kandi bizabyara ikintu kinini kandi bizaproviding akazi no ku bandi icyo ngicyo nicyo cyambere imishinga iracyahari kandi iyo mishinga izavamo ikintu kinini izaproviding akazi no ku bandi urubyiruko. Bivuga ko kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe urakazi? Barahari ni nk'abantu bangahe wenda niba atari ibanga ko sindi bukubaza amazina? Ni babiri. Urumva ko burya babiri nabo ni benshi kuba wafata abantu babiri ukavuga ati reka mbaremere ubuzima ko nanjye nshobora kuba mfite uwandemeye ubuzima. Reka wenda nongere ngwaza kandi kwazo gato ese mu gucuruza kwawe ibintu by'imyenda inkweto ni zembogamizo wajya uhura nazo? Ari igihe imbogamizi ziba zihari ari igihe urangura nk'ikintu ugasanga abakiriya ntabwo bari kukibona uko nyine igiciro urumva ibintu ncuruza biba biri ku giciro kinini kandi ariko nyine buri muntu wese arisangamo urumva ushobora kuza ukavuga ngo ushobora kuza nkakwereka ikintu nkakubwira ati iki kigura aya ngaya ariko nyuma ukaza kuvuga ati dore nari mfite aya ngaya ariko mbese mu buryo bwo kumvikana ikintu kikaba cyatangwa ni muri ubwo buryo nyine imbogamizi zo ziba zihari kuko akunda umukiriya ashobora kuza akavuga ati nta aya mafaranga nivuga amafaranga menshi babari abantu baza kukubwira ati ucuriza ku giciro kinini ntago umuntu yagura ino myenda urumva ariko kandi imyenda iragurwa kandi iyo ufite product nziza iragurwa kabisa uraza yagera ku isoko bagasanga nta bandi bayifite ugasanga iri gushakishwa cyane. ubuse wenda nanone ni mu gucuruza ni imbogamizo ukunda guhura nayo mu gucuruza kwawe? Ari igihe abakiriya babura ariko akenshi na kenshi baba bahari cyane ntabwo bajya babura cyane gusa baba bahari cyane. Ariko mu bucuruzi habamo abakiriya wenda babashanege niko nabyita ugasanga umukiriya umubwiye nk'igiciro akakigabanya nka gatatu yabikubwiye uri actinga gute ko hari umuntu udashobora kubyangana agatari actinga nawe? Umukiriya aba ari umwami urumva ashobora kuvuga igiciro ariko mu by'ukuri nawe ababivuga kugira ngo amafaranga aze kugabanuka ariko murumvikana nawe agagitwara kandi ashobora kuvuga ngo amafaranga makeya nyuma akaza kwemera bitewe n'iki nuko yabonye ari cyiza nabwo yavuze amafaranga makeya nuko aba yagikunze abashaka kugitwara ariko bigeraho agatangira kuzamuka mu kumvikana agatwara product. Wenda twikomereze twigire mu bintu byo kubyina nkuko ari byo watangiriye mukora bikakubyarira bino ese stage yawe ya mbere cyangwa utangira kubyina bwa mbere wabitangiye ryari? Nabitangiye kera nko muri 2010 ariko stage numva naragiyeho nziza bwa mbere 2011 gutyo. Bivuga ngo stage ya mbere ikoze umaze umwaka wose ukora? Narakoze ahubwo uvuga stage nziza ya mbere urumva iriho public nyinshi abantu bareba 2011 byari muri expo. Bivuga ngo uri mu bamwe mu bantu bafite uburambe mu kubyina imyaka 10 yose irashize ndetse n'uwa 11 uri kwiyongeraho. Ese ni nk'imbogamizi wagiye ubona ababyinnyi bakunda guhura nabo wenda ni gute yakemuka? Ni imbogamizi ababyinnyi bahura nabo ni gute yakemuka? No kuvuga ngo dance ntago iragaragara cyane ngo bantu mbese ibe nka muzika yo mu Rwanda urumva tuba twifuza ko nyine dance yagaragara cyane igahabwa umwanya urumva kandi ihawe umwanya gutera imbere dance yatera imbere urumva niba
niba tuvuze ngo umuhanzi akoresheje nk'ababyinnyi runaka, abo babyinnyi runaka muri video baragaragaramo gakeya, kandi abo babyinnyi nibo bazakora iyo video neza, ariko mu by'ukuri ni babashije kuyiha umwanya ikagaragaramo aho ngaho neza cyane. Urumva nk'ubu ngubu nkamwe nk'uko nguko mubikoze mukagenda mubikora ku babyinnyi benshi na benshi, abantu bagakomeza kubireba, byatuma dance ihabwa agaciro cyane. Nicyo tuba turi kuvuga, dance irahari, urumva ikibura n'iki nuko kugaragara irahari, impano zirahari, ikibura n'iki nuko kugaragara, urumva umwanya kugaragara aho ngaho, niyo mbogamizi ya mbere yonyine kabisa. Impano zirahari, ababyinnyi benshi barahari kandi abashoye barahari. Ese nk'iyo wenda ukibyina ni nkande waguteraga inspiration, ni nkande wakundaga kureberaho nyine? Njye nakundaga kurebera kuri Michael Jackson, nyuma nibwo naje kurebera kuri CB ziramuvuze, nizo naho ngaho, ariko nanjye ngagerageza uburyo ni creatingira ibyanjye kugira ngo n'uzankunda azankundire move zanjye, izo ngizo. Reka wenda twongeye twisure mu kazi kawe ukora, ngira ngo niko ubugasigaye kagutunze kukurisha ibintu byo kubyina, nimba nibeshye. Wenda dushobora kuba nimba atari imbogamizi kugira ngo wenda, kuko burya tubereyeho kuzamurana, kandi ni itangazamakuru rimaze kuba ryafata nk'umuntu rikageraho rimugeza, ndetse tugafatanya mbega muri make. Sizimba watwika imwe mu bicuruzwa kugira ngo hagire n'abantu bamwe na bamwe nyine baza bakaba bahagana. Ese niho ukorera muri make? Nkorera muri Top Shop hano kwa Rubangura mu muryango w'108. Iyo uje itubaza umuntu witwa Samira cyangwa Mbabazi bakagufasha kuri ibyo bintu. Ndumva ko muri make dushobora kuba twanareba ibicuruzwa kugira ngo hagire n'abandi bantu baba babireba bamenye ngo ngiye kwa Gigi kukubariza iki kintu, ngiye kwa Gigi kubariza inkweto, kureza imyenda, kugira ngo binagende neza, kugira ngo twemeze tuzamurane. Murabona ko Ewana afite ibicuruzwa byinshi cyane, akwiye byiza aragenda atwereka kimwe abasobanurira ko burya babikeneye. Hari umuntu ushobora kuba yakambara umwenda atazi ngo umwenda na wambara ryari, hari ushobora kuba yakambara umwenda atazi ngo uyu mwenda urajyana n'iki, ariko niyo mpamvu Gigari hano kugira ngo bashe kudusobanurira kugira ngo twambare tuberwe. Muri vision tugomba kwambara tukaberwa. Gigi wabasobanurira? Bana dore ngaka ni keza cyane kuba baby, baza bakareba uwitwa Samira akabafasha neza, akabatsapingisha ahangaha. Ndagira ngo urakabona ukuntu ari fresh, se nkwereke n'akandi. Dore ngaka kantu kaba baby bagezweho b'i Kigali, tungutu n'abamisi baratwambara. Nkomeze ngende nkwereke n'utundi. Ndakomeza nkwereke twatunda abamisi bakomeza kwiyambarira. Dore ngaka aka ni keza cyane ku bakobwa, kuri babakobwa noneho bagiye noneho no gushaka n'iki. Mbese muri make ni byinshi, ndakekura cyakomeza kubibona. Ni byinshi nagenda nkabereka, ariko wigereye hano wakitoranyiriza kandi ukabona n'akeza kuri wowe. Mbega buri wese agasayizi karagafite. Type keza. Akangaka karahenze cyane. Akangaka uko ukabona gutya karahenze cyane. Ngira ngo uyu mwenda umuntu munini n'umuto bawambara. Ako ngako ni sawa cyane. Kari flexible. Good kabisa. Ewana bayita kwa Gigi, ibiciro ni Ewana ngo aba yabihanano yabikubise hasi. Muri Top Shop kabisa mu muryango w'108 uraza Ewana Samira na Mbabazi bakagufata neza. N'amapantaro hari ibintu byose. Mushobora kubaca mu mapantaro kabirika nka 3 wenda kugira babone ko aharari abantu bavuga ngo ni icyuka. Dore ngaka, dore kaga size nono. Izi ni za size, atari za zindi za Bruce Melody. Dore ngizi. Urumva? Dore nakandi hano. Sinzi nimba uri kukabona neza. Dore nakandi hano. Akangaka kararyoshye cyane ku giciro cyiza kandi kabisa, ntago baguhenda. Uraza bakaguha akantu neza kazinze fresh cyane. Ewana hari abantu bibeshya kabisa.
dore akangaka noneho ni sawa cyane, akangaka kaba kanakweduka n'iki urakambara kuri ya mata urabona saa tayi zijyamo neza fresh kabisa. Ibintu hano wabisanga ku giciro cyiza kabisa kandi utasanga hano. Ya ibintu ni fresh ro mwabantu mu cyitwazaga imyenda yarabuze, mureke kubeshya kabisa, kuko haranga umusaza dufite cyango cyinshi cyaro imyenda myinshi cyane twakambara tukaberwa. Rero tureke kwitwaza ngo imipaka yarafunze ariko umusaza aracyarangura kabisa, imipaka yarafunze ariko we aracyafite stock icyuzuye kabisa. Muze tumushyigikire, tumuteze imbere, tumenye ngo mbega cyango kiri he, imyenda iri he myiza. Niyo mpamvu dukomeza ewana yatwereka byinshi cyane, ariko dukomeze tumushyigikire. Iduka reka ngere dusubiyemo kugira twongere turisobanukirwe neza, anabarangira ariko fresh ibyo siko bemeza abadukurikiye. Ewana ni hano kwa Rubangura mu mujyi neza, muri Top Shop umuryango 108. Murabyumva, ni Top Shop kwa Rubangura umuryango 108. Nukuze ukinjira kabisa ahariho hose, imyenda y'abanini, abatotaye nk'izange, zwiti zange ziri munsi y'izange zose zirahari. WhatsApp wenda mbere yuko dusoza, reka ugire nk'ikintu ubwira ababyini bagenzi bawe bacyumva ko nyine kubyina bidafite umumaro, bacyumva ko kubyina ataraho byageza, ndetse n'andi bacuruzi bakiri hirya no hino bataramenya ngo business ikorwa gute. Ubundi niba koko ubyina, urumva dance as profession, atari byanje kumva ngo nta muntu utabyina, urumva nta muntu utabyina, ariko abarimo icyo bita dance as profession, urumva kubyina nk'umuntu wabigize umwuga, sibyo? Niba ubyina koko kandi warabigize umwuga, urumva uba ugomba kubikuramo opportunity, kandi opportunity ikazabyara ikintu kinini, urumva no kuvuga ngo ugerageze, uba ugomba kugerageza, urumva ayo mahirwe ubonye ukayabyaza umusaruro. Igihe runaka kubyina ubibonyemo akantu, ariko ako kantu ugomba kuhita ugafatirana kugira ngo kazakubyarire, gakomeze kukubyarira inyungu, kuko ukomeje muri ibi ngibi wazashiduka nta hantu biri kugenda bikugeza. Ya wenda Gigi, urabona ko kugira ngo buryo umuntu akomeza abona ibintu byawe neza nuko uba ufite aho byamamariza. Ese we nk'iyo uri murabyamaza ubicisha he, ucisha kuzembuga? Ese umuntu agushaka ku mbuga yakubonaho bakwita gute? Ewana ni Top Shop kuri Instagram, ku ma Facebook, hari n'abandi, hari n'izindi mbuga nagiye baza bikanyuraho, urumva Kigali Today bicaho, aho ngaho no kuri RBA nigeze kubivugaho. Top Shop. Okay, muramwumva mwita Gigi, umunyamakuru ni Krizo, Trezo ni MTV. Ewan dukomeze dukore ibintu bya subscribe, ari nako tuza gushyigikira umuvandimwe Gigi. Ni umucuruzi, ni umubyinyi, ndetse afite n'izindi mpano nyinshi cyane, kuba yanakugira inama akagwese the way wabikuramo kugira ngo ugere ahageze, ko numwe mu babyinyi biyubatse, numwe mu bantu babyaje umusaruro ukubyina kwabo. Gusa mbashe kugushimira bro. Thanks. Nawe kandi gushimiye ku mwanya wawe waduhaye kabisa. Merci nawe wafashe umwanya wo kuza hano. Ndabashimiye cyane, dukomeze dushyigikirane. Ewan subscribe tuyibuke kugira ngo dukomeze tubone ama videos menshi cyane. Hari abandi banyemano benshi cyane bari hirya no hino, dukomeze du following kabisa Ewan kuri Top Shop kugira ngo dukomeze tubone ibyangwe byinshi cyane, ko murabona ko keneye kwambara neza. Iyi vision no kwambara neza n'ibyo kwambara nabi, ariko twambitswe neza na Gigi. What's up?